njyewe ubwanjye mwisabira ko twabana kuko numvaga nyine aho ndi umuryango nabagamo numvaga ntatekanye igihe cyose byabaga ari imisaraba. Musaba ko twabana arabinyemerera kuko nari mfite impungenge ko dushobora kubanira mu mujyi, twazabanira mu mujyi ejo akanjugunya iwabo batanzi nkabura aho nerekeza. Nabwo njye ndashaka kujya kuba mu cyaro. Arabinyemerera aragenda njye iwabo arabibabwira ndahaba. Akajya ataha rimwe na rimwe nyine ansanze mu cyaro. Twari abantu bashyiraga hamwe ikintu cyose tugiye gukora tukacyumvikana. Icyo umwe atabashije kumvikana n'undi tukavuga ati reka tubanze tubitekerezeho turebe icyo gukora. Nta muntu wajyaga arusha undi kuko umwe yabwiraga undi ati ni wowe mama ni wowe data. Nuko twabagaho. Arambwira ati rero ntukora sinkora ntabwo twaba hano, reka njyewe ngende mu mujyi wa Kigali cyo gushakisha. Yabikoze nko mu mezi 6. Bigeze aho ngaho Kigali yinjirwa ngira ngo ntisohoka ko simbizi kuko byageze aho ngaho biribana. Telefone yivaho ndategereza ndaheba, komunikasiyo twari dufitanye yose irahagarara. Ntabwo nzi ngo umugabo abahe, nta komunikasiyo ngerana nawe, ndaho ntazi ngo biherereye hehe. Washize iki kingana gute? Yaragiye umwaka n'igice. Aho uri hose urabizi twaciye mu bikomeye byinshi, ntabwo yigeze untererana. Ikintu mvuga ngo iyo yaba atankunda ntabwo barandwaje imyaka 4 kuko uburwayi nari mfite n'ukuntu nari narabaye yabashaga no kunsiga akagenda, ariko ubwo burwayi bwose yarihanganye tububanamo, ntabwo yigeze ansiga. Rero ikintu cyatumye ansiga ku kantu gatoya navuga ngo intambara twari kurwana tugashobora ntabwo mbizi. Gusa ikintu mushimira nubwo wenda yatsinzwe mu rugamba rugezemo hagati akarontererana, ako ndamushimira ko yagiye.